Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi ibagirire neza. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, twese utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba. Twemerere indirimbo ibe umubavu uhumura neza, kandi turakwinginze umwanya ntube impfabusa, ahubwo uhe umugisha kuri njyewe n'abankurikiye. Kandi icyo twanze ni ukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakiberanya mu izina rya Yesu. Tube umwuka wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntabe ari twe. Icyubahiro kibi cyawe ubone iteka ryose, amen. Tugakomeza turirimba indirimbo ya 313 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Umukiza abe hamwe namwe, ababera umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Mu rugamba abe hamwe namwe, ababera ingabo yanyikinze, abarinde mu makuba, abahishe mu mababa ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Mu miruho abe hamwe namwe, mu buyerezwa n'ibyago, mu bukene no mu ndwara, abaramiza amaboko ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Mu mahoro abe hamwe namwe, no mu gihe cy'irushyana, no mu mvura no ku mucyo, mu biteka mu mahoro ye. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. No mu ntambara yo hanyuma, hari urupfu mbere yanyu, mwenda kwambuka rwa ruzi, azaba ari hamwe namwe ubwo. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Hamwe namwe, hamwe namwe, kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe,
umukiza abe hamwe namwe. Amena. Umukiza abe hamwe namwe bene data, umukiza ababe hafi, umukiza ababere umuyobozi, umukiza ababere ingabo ibakingira, umukiza abarinde muri ibi bihe, umukiza abarinde amakuba, umukiza abakize uburwayi, umukiza abe hamwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Imana itugirire neza. Umuririmbyi aratubwiye ngo umukiza abe hamwe namwe, ngo ababere umujyanama, abaragire nk'intama, abarinde mu mahoro ye. Imana itugirire neza. Bene data munkurikiye, uyu mugoroba ndabifuriza ko umukiza aba hamwe namwe mu byo mukora, mu rugo aho mutuye, mu ho muturanye, aho mugenda, mu byo mukora byose umukiza abe hamwe namwe, kandi umukiza ababere umujyanama. Umukiza mureka ababere umujyanama, kubera ko ni umujyanama mwiza udashukana, ni umujyanama mwiza ujya inama nziza, ni umujyanama mwiza uyobora neza, kandi mumwemerere ababere n'umuyobozi, abajya imbere mumukurikire, kubera ko uyu mukiza ni inshuti nziza, ni inshuti nziza itabura mu makuba no mu byago, ibana natwe uko bwije n'uko bukeye. Niyo tugeze mu bikomeye uyu mukiza abana natwe, ntabwo ajya dusiga. Mwemerera kubera umujyanama, mwemerera kubera inshuti, mwemerera kubera umuyobozi, kandi abarinde mu mahoro ye. Imana itugirire neza. Umukiza nabarinde mu mahoro ye. Aya mahoro umukiza atanga, aya mahoro y'umukiza ntago ajya ashira, ahoraho iteka ryose, kandi ngo aya mahoro atanga ngo atemba nk'uruzi, ngo ab'isi ntago bayazi. Imana itugirire neza. Aya mahoro ye rero, iyo umuntu ayarimo aba anezerewe, iyo umuntu ayarimo aba atuje, nubwo yanyura mu bikomeye ariko abitambukamo neza, kuko umukiza aba ari kumwe nawe. Imana itugirire neza. Ngo hamwe namwe, ngo habe hamwe namwe, ngo kugeza ku mperuka y'isi. Hamwe namwe, hamwe namwe, umukiza abe hamwe namwe. Imana itugirire neza. Umukiza abe hamwe namwe, umukiza abe hamwe natwe, umukiza abe hamwe nanjye kugeza ku mperuka y'isi, kugeza kubwo Kristo azagaruka gutora itorero tugiye mu ijuru. Umukiza akomeza abane namwe mu byo mukora byose, ntabasige, ababere umujyanama. Imana itugirire neza. Ngo mu rugamba abe hamwe namwe, ngo ababere ingabo ibakingira, ngo abarinde mu makuba, abahishe mu mababa ye. Imana itugirire neza. Ni ukuri mwene data unkurikiye, umukiza abe hamwe nawe mu rugamba uri gucamo, mu bibazo uri gucamo, mu bigeragezo uri gucamo, muri ubwo burwayi ufite. Umukiza abe hamwe nawe, kandi agukize ubwo burwayi, kandi agukure muri icyo kibazo, aguhindurira amateka, kandi abaremera amashimwe. Imana itugirire neza. Abarinde mu makuba, kandi abahishe mu mababa ye. Umukiza nabahishe mu mababa ye, kubera ko iyo wishe mu mababa y'umukiza, ntabwo hari ibitakugeraho, hari ibyo utajyamo, hari ibyo wirinda, kandi bigatuma ugenda ukiranuka muri byose. Imana itugirire neza. Mu miruho abe hamwe namwe, mu buyerezwa n'ibyago, mu bukene no mu ndwara, abaramize amaboko ye. Imana itugirire neza. Mu miruho, mu bibazo, mu byago, mu bukene no mu ndwara, abaramize amaboko ye. Imana itugirire neza. Umukiza nabaramize amaboko ye, umukiza nabafate mutagwa, umukiza nabayobore, nabane namwe muri ibyo muri gucamo, ntabasige, kugira ngo mubitambukemo neza. Imana itugirire neza. Ngo mu mahoro abe hamwe namwe, no mu gihe kirushana abe hamwe namwe, no mu mvura no ku mucyo, mu biteka mu mahoro ye. Imana itugirire neza. Mu mahoro, mu gihe kirushana, no mu mvura
no ku mucyo, mu biteka mu mahoro ye. Imana itugirire neza. Nimube mu mahoro y'Umukiza mu byo muri gucamo byose, byaba ari umunezero, byaba ari ibyago, byaba ari ibihe biruhanya, mube mu mahoro y'iteka ryose, kubera ko nababwiye ngo kuba mu mahoro y'Umukiza Yesu uba uguwe neza, naho waca mu bikomeye uba ubona ari bisanzwe, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ibyago n'amakuba ngo by'umukiranutsi ngo ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Nimuhumure rero, Umukiza abe hamwe namwe, abane namwe muri ibyo muri gucamo, abaye kubitambukamo neza mudaguye mu nzira, mudacitse intege, mudataye Imana, mudatereye Imana icyizere, ahubwo mube mu mahoro ye kugira ngo bitambukemo neza. Imana itugirire neza. Ngo no mu ntambara yo hanyuma ngo hari urupfu imbere yanyu, mwenda kwambuka rwa ruzi, azaba hari hamwe namwe. Ubwo Imana itugirire neza. Nubwo uzaba ugeze ku munota wa nyuma, nubwo uzabona ugeze mu rupfu, nubwo wari uri kubona ugeze ahakomeye, nubwo wari uri kubona ugeze ku munota wa nyuma wo gupfa, uburwayi bwari bukurembeje, nubwo wari ubonye ikigeragezo gikomeye, nubwo wari ubonye ibibazo bibaye byinshi, nubwo wari ubonye ubukene bubaye bwinshi, nubwo wari ubonye intambara zibaye nyinshi, nubwo wari ubonye ubushomeri bubaye bwinshi, ariko Umukiza ari kumwe nawe, kuko Umukiza azabana nawe iteka ryose. Imana itugirire neza. Humura rero, nimuhumure, Umukiza ari kumwe natwe. Nimuhumure, Umukiza abitambukanamo natwe. Nimugirire Umukiza icyizere, kubera ko byose ajya abihindura, ajya ahindura ibimeze nk'imisozi akabihindura amataba, ajya ahindura ibikomeye akabigira ibyoroshye, ajya ahindura ibyo umuntu abona bidashoboka akabigira ibishoboka. Izere Yesu, izere Umukiza, ni ukuri ari bubigenze neza. Kumwizera ntago bidukoza isoni, kandi uwamwiringiye ntago azakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Nimwiringire Imana rero, nimwiringire Yesu, kubera ko ari kumwe natwe, kandi Umukiza abe hamwe nawe muri ibyo uri gucamo. Umukiza abe hamwe nawe aho uherereye hose, kandi akwiyereke, agusure, haba mu nzozi, haba mu ijambo ryayo, haba mu ndirimbo. Umukiza yongera kwiyereke bundi bushya ko ari kumwe nawe. Imana itugirire neza. Ntabwo narangiza ntabwiye utari wakira Yesu nk'umwami n'Umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire, kugira ngo nawe abe hamwe nawe. Imana itugirire neza. Akira Yesu. Tubonye ko no mu makuba, no mu ntambara, no mu byago, no mu mvura, na hahandi ku rupfu rwa nyuma, ko aba ari kumwe natwe. Nawe rero utari wakira Yesu umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, mwakire kugira ngo utangirane urugendo nawe, agufate amaboko kandi agwishe mu mababa ye, kuko muri iyi si harimo ibintu byinshi. Muri iyi minsi hari ibintu biruhanyije, hari ibintu biteye ubwoba. Ngwino rero kwa Yesu, wihishe mu mababa ye, ngwino agwishe mu mababa ye, kugira ngo hatagira ibigutwara, hatagira ibiguca intege, kandi hatagira ibikwiba igihe cyawe kitari cyagera. Aya masaha rero ntuyapfushe ubusa, kubera ko igihe cyawe ni iki. Turi abashyitsi muri iyi si, ntabwo tuzayihoramo, kubera ko Yesu ari hafi kuza gutwara itorero, kandi iwacu ntabwo ari hano mu isi, wacu ni mu ijuru, kandi nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Yesu rero ari hafi kuza gutwara itorero. Ngwino umwakire kugira ngo abe hamwe nawe, kugira ngo akuhishe mu mababa ye, ukomeze ugendere muri we ukiranutse, kugira ngo ubwo azaza gutwara itorero nawe uzazamurwe, winjire mu munezero wawe, uhabwe ikamba ry'ubugingo. Aya mahirwe rero wiyitesha, wivuga ngo nzihana ejo, wivuga ngo nzamwakira ejo, kuko tuzi iby'uyu munsi, by'ejo ntitubizi. Ushobora kwirirwa muri iyi si ntuyiraremo, ushobora kwiraramo ejo ntuyirirwemo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Yesu, kugira ngo akubere umuyobozi muri byose,
kugira ngo abane nawe ibihe byose. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'iyi ndirimbo. Umuririmbyi yararirimbye ngo umukiza abe hamwe nawe. Mwami, natwe turagukeneye kugira ngo ubane natwe no mu nzitane zo mu nzira, no mu bibazo no mu makuba. Mu izina rya Yesu Kristo, bana natwe, utubere umuyobozi muri byose kandi utubere umujyanama, kubera ko Mwami, iyo ugiriye umuntu inama ntabwo atana, ntabwo acika intege kandi ntabwo yiheba. Tubere umujyanama kandi udishe mu mababa yawe. Mana, sengera abankurikiye nababera umujyanama, ubabere umuyobozi kandi ubahishe mu mababa yawe, kubera ko muri iyi minsi ibihiga abantu ni byinshi. Turakwinginze kugira ngo ubahishe mu mababa yawe, biteho kandi ukomeze ubarindire ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo, abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima. Mwami, turakwinginze kugira ngo wongere usuke ububyutse mu itorero, gabanya abarimbuka wongere abakizwa, abacitse intege bongerera imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo, batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ni igihe n'iki kugira ngo bamwakire. Bahe Mwami kumwakira mu izina rya Yesu. Ngo Mwami Imana turindire ubugingo, kubera ko aribwo buzakubona. Komeza utwiteho. Dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, Mana baremera igitangaza. Mwuka wera nazerekeza iyi ndirimbo, kora icyo wagambiriye. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro komeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi umukiza abe hamwe namwe muri byose, mu byo muri gucamo, ababera umujyanama kandi ikiruta byose akomeza abarinde ubugingo. Naho ubutaha, bye.